wazanye umutima wanjye n'ubugingo mwami, je kugushimira ndakwinginze mwami. Ni kenshi nagiye niringira abantu mwami mwiza, niringira inshuti, niringira abavandimwe, ariko naje gusanga mwiza ubufasha bwiza n'ubutunzi wawe. Niyo mpamvu muri aka kanya uri mwanya ndimo ni wowe nje ngo nyumve numve isengesho ryawe mwiza. Unangaza mwami wanjye Yesu, iyo ndebye uburyo unkunda sinzi uko nabivuga. Mw'ijuru habaye inama, habura n'umwe wanyitangira. Mu bizima n'abamarayika, mu bakuru habura n'umwe, ariko ntare yo mu muryango wa Yuda wemera kwitanga. Hari ukuntu ujya untangaza mwami wanjye Yesu, iyo ndebye uburyo unkunda sinzi uko nabivuga. Mw'ijuru habaye inama, habura n'umwe wanyitangira. Mu bizima n'abamarayika, mu bakuru habura n'umwe, ariko ntare yo mu muryango wa Yuda wemera kwitanga. Naje mwami, nzanye umutima wanjye n'ubushimira urwo rukundo. Abapfakazi bararira, imfubyi nazo ziratakamba. Mbese nimuze kwa Yesu wacu, ubwo we hamufasha. Iyi si turimo yuzuye amaganya n'amarira. Abapfakazi bararira, imfubyi nazo ziratakamba. Mbese nimuze kwa Yesu.